ni radiyo ijwi rya rubanda. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo ijwi rya rubanda, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wa gatandatu tariki ya 28 z'ukwa gatatu 2020. Kuri uyu mugoroba nagira ngo tuganire n'umuvandimwe washatse ko tuvugana nyuma yaho ikiganiro cy'ushize, ikiganiro nari natumiyemo Padiri Thomas Nahimana. Muri icyo kiganiro cyakurikiwe n'abantu benshi, twavuze kuri Bwana Kizito Mihigo, tunavuga no ku kibazo cya coronavirus mu Rwanda. Ku birebana rero na Kizito Mihigo, Maria yandikiye ijwi rya Rwanda atubwira icyo atekereza ku byavuzwe muri icyo kiganiro. Nagiraga rero ngo nsabe Maria abidusobanurire. Maria, uranyumva? Ndakumva Simeo. Muraho? Komera cyane, uraho. Nagira ngo ngusabe wibwire abatwumva mu magambo make, hanyuma utubwire icyo watekereje nyuma y'ikiganiro twagiranye na Padiri Thomas Nahimana ku birebana na Kizito Mihigo. Nitwa Maria, nkuko bivuze niryo zina nkunda ko bampamagara. Nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero nakurikiye ikiganiro cyanyu na Padiri Thomas kuri Kizito Mihigo na coronavirus, ariko icyo nari nkurikiye cyane ni ikirebana na Kizito Mihigo. Mwaje kugera rero ahantu muvuga ngo Kizito Mihigo ngo yaba yarazize ibya politiki, ngo niyo mpamvu yishwe. Ubwo rero wowe Simeo naje kukwandikira mvuga nti hari ikintu nanjye nshaka kubanganira. Mvuga nti mbona Kizito Mihigo abamwishe bataramujije politiki, niba bo ariko batekerezaga, ariko ntabwo Kizito yari umunyapolitiki. Ibyo rero akaba ari cyo nyine nari nakwandikiye, noneho nyuma tuza kureba ukuntu noneho wavuga uti ngaho ubwo butumwa bubwire n'abandi bose. Nicyo rero ngamije uyu munsi. Ugamije kutwumvisha yuko Kizito Mihigo atazize politike? Kizito Mihigo ntabwo yari umunyapolitiki. Abamwishe bavuga ngo yari umunyapolitiki, bamuziza ibintu byabo bya politiki, ni ibintu byo kumuhimbira kugira ngo babone icyo bitwaza bamukura ku isi. Kizito Mihigo ibyo tubyumvikanaho ko Kizito Mihigo atari umunyapolitike mu buryo babyumvamo, abantu bavuga ko umunyapolitike ari umuntu uharanira guhindura ibintu mu rwego rwa politike, akajya mu mashyaka, akagira ate ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se ibyo ntibitandukanye n'icyo bita kuzira politike? Iyo tuvuze ko Kizito Mihigo, iyo uvuga yuko Kizito Mihigo wumva atarazize politike, wumva ari byo kandi yarishwe n'abanyapolitike batemeraga ubutumwa yahaga abanyarwanda ku miyoborere yaho. Kizito Mihigo ni umumaritiri. Abantu no mu mateka y'isi, kubiza amateka, twagiye tubona kuva isi yabaho abamaritiri ni abantu bapfira ukuri, ni abantu bahaguruka bagatanga inyigisho, haba mu ndirimbo nka kuriya Kizito yabigenzaga, haba mu bandika ibitabo, bakarwanya ikibi, bakareba uko sosiyete imeze,
bagatanga inyigisho, bagatanga ubuhamya bwabo, bigisha abantu, bifuriza abantu gukora iki n'iki, batanga icyerekezo cyiza kugira ngo abantu bave mu bibi barimo bajye aheza. Kizito Mihigo rero ntabwo yigeze atanga mitingi, ntabwo yigeze afata umunyapolitiki ngo amufate amukiritike, ntabwo yigeze, nta muntu twigeze twumva rwose ajomba personero ngo amutuke kuko ari umunyapolitiki. We yarigishaga mu ndirimbo ze, yigisha urukundo, yigisha ubwiyunge, yigisha abantu kwicisha bugufi, yigisha abantu kutishyira hejuru bakamenya ko n'undi muntu ari umuntu. Mbese urabona inyigisho ze ngewe nzigereranya ahubwo n'ivanjiri ya Yesu. Urebye n'ukuntu agenda avuga mu magambo ye, yaba indirimbo Iteme, yaba muri Inuma, yaba muri Urupfu n'izindi nyinshi nagiye nkurikira, ubona akurikira neza ivanjiri nk'uko Yesu yayigishaga. Rero nta hantu mbona akora politiki, ariko abantu bapfira ukuri, bapfa bazize ibyiza bigisha, ari nabo twita abamaritiri. Duhere kuri Yesu Kristo, ari nawe mbese wabimburiye abandi, ni nawe Kizito rwose avuga cyane. Nawe yishwe n'abanyapolitiki, ariko Yesu murabizi yari n'umuntu wivugira ati nge singira naho ndambika umusaya. Kandi koko uwo muntu w'umunyapolitiki utagira n'ahantu yashoboraga kuba, ariko bakamwanga, bakamugendaho, bakamukurikiza intasi, kubera ko yabwiraga abantu ijambo ribagwa ku mutima, akabaha ukwizera. Abantu baragowe mu bucakara, mu bintu bibi, noneho akabumvisha ko hari ukundi kuntu abantu bashobora kubaho bakagira amahoro mu mutima, ko amahoro atari ugukira ku bintu. Ariko bakomeje kumugendaho, noneho kugira ngo babone ibyo bumvisha ko yazize ukuri, bakamushyiraho ibintu bya politiki. Bakavuga ngo he wowe wasuzuguye empereur, wavuze ko hari indi mana iruta umwami wacu. Ubwo ngubwo wowe uri kwanga leta, uri kwanga mutegetsi w'igihugu, kugira ngo bagahimba. Nibyo byabaye kuri Kizito. We ababwira abantu, wabonaga abantu bamukurikiraga ukuntu bangana, imbaga y'abantu ubona bumva bamureba ukumva bafite ukwizera, kwa kwiheba bigashira. Abategetsi babireba bakumva bafite ishyari, bakavuga bati uriya muntu agiye kudutwara abaturage. Ariko ntabwo abaturage yabatwaraga ngo abe perezida wabo. Abaturage yabatwaraga kugira ngo babahe kwizera, abigisha uko babaho kugira ngo bashobore kubana mu mahoro. Abandi bo rero bakagira ishyari, bakavuga bati ariko se buriya twavuga ngo yadutwaye abantu ngo ari kwigisha, ntabwo ibyo ngibyo byakumva. Reka tuvuge ko yanga igihugu, ko agiye mu mitwe yitwaje intwaro. Mwokagira Imana, mutekereza Kizito ajya mu mitwe yitwaje intwaro, urabona yakura hehe icyo gitekerezo? Rero kuvuga ngo yazize politiki, sinzi icyo baba bashaka kuvuga. Baba bashaka kuvuga ko yari umunyapolitiki, ibyo nibyo nge mpakana. Ikindi baba bashaka kuvuga ni iki? Wowe wambwira. Uravuga uti wowe wambwira, ntabwo ahubwo twahera ku byo we yivugiye, tukamenya niba yaremeraga imitegekere y'igihugu uko abategetsi b'igihugu babishaka, cyangwa niba yarabibonaga ukundi. N'ubwo butumwa yatangaga bwabaga butandukanye n'ugushaka kw'abategetsi bahari. Nawe ubwe mu byo yavuze yemeye yuko bamuhoye, ko basanze hari abantu yavuganaga nabo
bo muri opposition. Muri opposition ni ukuvuga abanyapolitike bashaka guhindura ubutegetsi, bashaka ko ubutegetsi mu Rwanda bwakora ku bundi buryo. Ubwo rero uretse n'ibyo mu Rwanda mu gihe unyuranyije n'umurongo wa politike igihugu kigenderaho, nk'ibyo ngibyo byo kuvangura, we kavuga ati abantu bose ni kimwe, nk'ibyo wavuga guhumuriza bo, ibyo guhumuriza ntibabikozwa. Hari ibintu byinshi biri mu ndirimbo ze byerekana yuko atari kuri gahunda ya leta. Muri kiriya gihugu utari kuri gahunda y'abategetsi bahari, bamwita umunyapolitike, bamwita umuntu ubarwanya cyangwa uwo batari kumwe, uwo nguwo akwiye gupfa, niko bo babigena. Ubwo rero nkurikije ibyo ngibyo, kuko nawe yivugiye yuko akurikirana ibya politike kandi ko abona igihugu gicunzwe nabi, ko abaturage batamerewe uko bari bakwiriye kumererwa mu gihugu gifite amahoro, ntiwavuga yuko atazize politike. Yazize politike uretse ko we atashakaga gufata umwanya wa politike. Agomba kuba ariho wenda ufite akabazo uvuga uti umunyapolitike ni umuntu uharanira kuzategeka, kandi umunyapolitike ni umuntu wese ubabazwa n'ibibazo bya rusange by'abaturage rusange, noneho akagira umurongo agenderaho kugira ngo ibyo bibazo bizakemurwe buhoro buhoro. Ntabwo ari uharanira ubutegetsi byanze bikunze. Ubwo rero nkeka yuko weho iyo uvuga ngo ntabwo ari umunyapolitike, uba ushaka kuvuga yuko ataharaniraga kujya mu bategetsi cyangwa gusimbura abategetsi bahari. Ngewe ntabwo ngewe rwose ariko mbyumva. Natangiye mvuga nti uyu muntu mugereranya na Yesu. Niba ushobora kumbwira ko Yesu yari umunyapolitiki kandi ukabinyereka ko mu mateka yari umunyapolitiki, ubwo naba nsinzwe ko Kizito yari umunyapolitiki. Mariya, hari amagambo abiri ijambo uri gukoresha umunyapolitike, ibyo twabyumvikanyeho yuko biterwa n'ukuntu weho wumva umunyapolitike cyari cyo. Nge sinavuze ko Kizito yari umunyapolitike, sibyo? Sinanabivuze. Ariko yazize politike. Ni ukuvuga ko yari afite ibitekerezo bibangamiye abanyapolitike bariho ubu mu gihugu, bayobora igihugu, ku buryo rero yazize ibyo bitekerezo bye bya politike. Yari afite ibitekerezo bya politike kubera ko ibitekerezo yari afite ari ibitekerezo byarebaga rubanda muri rusange, bisaba gukundana, bisaba kwiyunga, bisaba kubahirana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc yari afite ibitekerezo bya politike n'umurongo wa politike we yashaka kugenderaho, ariko akatanga ubutumwa bwe bwubaka. Ariko abanyapolitike, abo wita abanyapolitike, we ntiyari umunyapolitike nk'abo, ariko abo banyapolitike bakumva bibabangamiye. Ibyo bitekerezo bye bya politike bireba rubanda rusange bagasanga bibabangamiye. Aho ngaho ntidushobora kuhumvikana. Wenda ntukoresha iryo jambo bya umunyapolitike kuko ntabwo ari naryo nkoresha, ahubwo ukemera gukoresha iryo jambo kuba yarazize politike. Kuzira politike ntabwo bivuga yuko uri umunyapolitike muri sanse abantu basanzwe babyumvamo. Yahuye n'abagome, yahuye n'abagome, abanyapolitiki b'abagome, niko nabyita.
dusanzwe tubizi inkotanyi usanzwe uzi kuko inkotanyi n'abagome ibyo ntabwo ari igitangaza abanyapolitike b'inkotanyi n'abagome n'abatindi n'abahanya musanzwe mubizi imikorere yabo kuva bafata ubutegetsi na mbere yo biko bafata ubutegetsi kugeza ubu ubwo rero kuba yagonganye nabo kubera ko ibitekerezo bye bya politike ugushishikariza kwe uburyo bwe bwo gushishikariza abaturage kubana neza kumvikana kubahana kumenya ko umuhutu ari umuntu kimwe n'uko umututsi ari umuntu ko bareshya ibyo ngibyo ntabwo ari byo nyigisho abanyapolitike bari mu Rwanda bagenderaho baramuhitanye kubera ibyo ubwo rero yazize politike sinzi uko nasobanura kugira ngo mvuge ko atari reyeroma politike Kizito Mihigo niwe munyarwanda wa mbere ndatekereza ko ari we wa mbere mu mateka y'igihugu cyacu wifuje ko ibintu bihinduka mu gihugu ko igihugu cyawe n'icyerekezo gishya akoresheje icyo nakwita sinzi ko nacyita mu kinyarwanda akoresheje intambara ya spirituality intambara ya spirituality kuko niwe wa mbere gukoresha amagambo yo mu ivanjiri gukoresha wenda amagambo atari ivanjiri ariko amagambo y'ubuhanga icyo nakwita sagesse y'abanyarwanda na sagesse y'abantu ndetse ku isi en general afite na vocabulaire rwose ihanitse ku buryo niwe muntu wa mbere rwose warwanya urugamba rwo kugira ngo abaturage bave mu kaga akoresheje iriya nzira byari byacitse byari bicitse mu kanya usubiramo icyo gitekerezo wari uvuze uvuga urugamba rwa spiritualite etc kuko byageze aho biracika nari mvuze ko ari we munyarwanda wa mbere mu mateka yacu y'u Rwanda wakoze warwanye urugamba rwo kubohora igihugu reka mbivuge gutyo nubwo harimo abari bunyumve nabi ngo mbatwariye kubohora ariko yashakaga kugira ngo avane abaturage mu bwoba mu kaga mu rwangano akoresheje inzira spirituelle sinzi ko nakivuga mu kinyarwanda noneho kuko nta wundi muntu namenye mu Rwanda wagiye atanga inyigisho zirebana n'ivanjiri zirebana na sagesse nka Kizito rero kuvuga ngo yazize politiki ushobora kuba kuri mukuri ariko noneho tubivuge kurushaho neza muri iyo nyigisho ye ya sagesse yo kwigisha ngo abantu bahinduke muri roho bakundane kwigisha urukundo byabangamiye inyungu za politike inyungu zabo bakura mu kinyoma mu bujura mu kwicara abantu izo nyungu nyine bumvise zibangamiwe ubanza aricyo rero wowe wita ko yazize politiki nibyo nta nubwo ari nanjye ngenyine ubyita ko kuko nawe yarabyivugiye yazize politiki igihe yari afunzwe ntabwo mwamubaraga mu bafunzwe bazira politiki mwamubaraga ko afunzwe gusa ari umuturage ufunzwe gusa mutavuga yuko afunzwe kubera bya politiki twe twavuze abantu benshi bavugaga bati uriya mwana azize iki koko azize iki bari abanyapolitiki b'abagome bamufungiye iki kwa atakoraga politiki nuko twavugaga ariko yabaga twamubaraga mu bazize politiki mu bafungiwe politiki mu baprisonnier politiki ntabwo wari gushaka
kurwana ku baprisonnier bazira politike ngo uje gufungura cyangwa kurwana kuri Victoire Ingabire wenyine cyangwa se kuri Mushayidi wenyine cyangwa iki ureke Kizito nawe ni mu baprisonnier baziraga politike nkuko hari n'abandi benshi ubu bagifunzwe bazira politike. Nawe kandi ubwe yarabyivugiye avuga yuko muri ya interview yatanze muri ya magambo yanasohotse na nyuma y'ubwo yingihe yapfuye, yanavuze yemeye yuko yazize politike. Sinzi impamvu mwakumva yuko ibyo byabangamira dosiye ye wenda yo kwitwa umutagatifu cyangwa iki. Ese yiswe umunyapolitike, yiswe ko yazize politike, bivanyeho kuba yari afite urwo rukundo, kuba yarigishaga ubwo bwiyungiye, kuba yarashakaga ko abantu bareshya abatutsi ntibatsikamire abahutu, ibyo bibivanyeho? Ntabwo byabivanaho cyane cyane iyo tuvuze mu rwego rw'ubumaritiri. Mu maritiri hari n'abanyapolitike baba abamaritiri buryo nk'abandi. Hari ingero tuvuge nka Martin Luther King burya ni uko wenda atari muri Eglise Katolike ariko yakoraga politiki, ariko ni nk'umumaritiri kuko bamwishe bamuziza guharanira inyungu za rubanda. Hari na Gandhi. Burya Gandhi yari umunyapolitiki, ariko burya ni nk'umumaritiri. Nge numvise ko na Kiliziya Gatolika yabuze mbese ukuntu yamucomeka mu bintu by'abamaritiri muri Eglise Gatolika kuko atari umukatolike. Abo babiri ni abanyapolitiki. Uratubwira abatari abanyakatolika, tubwire abakatolika kuko aribo turi kuvugaho tuvuga ubumaritire. Utubwire abo wumva bazize politike bakaba abamaritire. Ngewe iyo mvuze abamaritiri, iyo mvuze abahowe Imana, ntabwo nibanda ku bakatolike gusa. Ihera ku bakatolike kuko abakatolika nibo nzi ngewe bashyiraho urwego rwo gukanoniza umuntu bakamugira umutagatifu, bavuga bati uyu nguyu tumugize umutagatifu kubera ko yahowe Imana, yaharaniye Imana, yazize Imana. Maritiri do Ruganda. Maritiri do Ruganda twabashyira muri Eglise, mu gice cya Eglise Katolike, ariko sinzi niba bandika mu gitabo ngo bazize politiki. Ntaho njya mbibona. Nyine nanjye nakubajije nti hari abantu bazize politike batagatifujwe, bagizwe abamaritire ba Kiliziya, bitwa ko bazize bahowe Imana. Ntabwo nibuka, wenda nzabibuka nyuma, ariko ntabwo nibuka. Ari nayo mpamvu nanjye burya mfite icyo kibazo cyo gukomeza kuvuga ngo Kizito ngo politiki, kuko ni umumaritiri. Ibyo twabivanye, twasezeranye yuko utaravuga ngo Kizito w'umunyapolitike, kuko ntabwo Kizito yari umunyapolitike, sibyo twabyumvikanyeho, ariko yazize politike. Nagize ngo ibyo twabyumvikanyeho kugira ngo habemo iyo nuance, kuko iyo nuance nitutayumva tuzatwumva yuko ubwo umunyapolitike ubwo atari umunyapolitike ntabwo yazira politike. Hari benshi bariho bazira politike batari abanyapolitike. Hari n'abaturage bariho bicwa bazira politike batari abanyapolitike. Ubwo niko nkanjye ntabwo wambara mu banyapolitike, nta shyaka ndimo, nta n'iryo nteganya kujyamo,
ariko ntabwo wavuga yuko umurongo mfite utabangamiye politiki iriho. Mfite ibitekerezo bya politiki bimbereye numva byagirira akamaro rubanda. Nawe rero yarafite ibitekerezo bya politiki yumvaga byagirira abandi rubanda, we akabitangaza akurikije channel ye, kanali yahisemo yo kuririmba anyuze mu nzira ze ya. Ariko nawe ubwe yemera yuko yazize politiki. Abanyapolitike yatondaguye n'umubare w'abanyapolitike bategeka igihugu bo hejuru rwose, mu rwego rwo hejuru, baje kumubaza ndetse ahubwo no kumushinyagurira no kumutortira, bamubwira ngo nareke iyo nzira ngo kugira ngo ashobore kugira amahoro. Abanyapolitike yarabarondoye. Ubwo rero yaziraga politike kuko ibitekerezo yatangaga, ubutumwa yatangaga mu izo ndirimbo bwari bubangamiye aba banyapolitike. Yes, yazize politike. Nawe ubwe arabyivugira mu magambo ye yamuvuye mu kanwa yuko yazize politike. Atondagura abasirikari abo hejuru, atondagura aba ministre, atondagura abaki bose bagiye, abagenero bagiye baja kumubwira bati yaboneka kuri fata undi murongo naho ubundi biragukomerana. urakoze Simeo. Icyo ni ibisobanuro byiza. None si iyo si politike. Icyo koze ubwo ndarezima kuko hari abantu bamwe numvise babashinyaguzi bavuga ngo yari yisutse muri politike, ngo yajyaga gukina politike ajya hehe. Ubwo niyo mpamvu byangumye mu mutwe, ariko noneho ubu ni ukuvuga ngo Kizito ntabwo yari umunyapolitiki, ariko yazize iriya politike mbisha. Oya, abashinyaguzi bo ntabwo bazabura, bahora bashinyagura. Iyo umuntu avuga ngo umuntu ngo arizize ngo ese yajyaga hehe, abo kandi bamwe mu babivuga bashobora kuba baraje birukanka, bashobora kuba bari hanze, bari kubwerabwera se bazize iki politiki. Barangiza bagaseka umuntu ngo we bamufashe ngo ubundi yavugaga iki, kandi barabwerabweye bari kwirukanka badashobora no kujya gukandagira mu gihugu nibura no kuhasura. Bavuga ngo ntabwo ari abanyapolitike. Bazira isi iki? Bari kubunga kubera iki? Mujye mwiga kubasubiza. Umuntu nk'uwo umushyira hasi ntazongere kubwejagura. Umuntu waje yirukanka adakoza akaguru hasi, akaza yarangiza agashinyagurira abantu ngo bafashwe bafunzwe ngo ubundi yajyaga mu biki, kandi we adashobora nawe kujya gukandagirayo ngo none haceceke yerekane ko we yashobora kuhaba. Niko bimeze. Nabo baba baje barazize politike. Niba uje uhunzereye Roma waje uzize politike, uwaje yitemberera we azaje avuga nawe tumubwire tuti duha amahoro. Abazira politike turiyizi, weho duha amahoro ubwo waje witemberera. Ariko uwaje abeshya ngo inkotanyi zimumereye nabi, yarangiza akavuga ngo arisekera umuntu wafashwe cyangwa waririmbye avuga akababaro akaga k'abantu bari kumwe, icyo gihe abo ngabo nibo bakwiye gucecekeshwa. Ntabwo ariko tugomba guhindura imvugo. Ntuza uriya yazize politike nk'uko hari benshi bazizira politike, nk'uko n'abana andi bo muri FDI inkingi barashwe bagize bazize politike. Nibyo rwose. Aho abazira politiki wa mugani wa cyo kuze nungutsemo ikintu ni benshi. Hari n'abana b'ibitambambuga abo batwikirwa muri za rave bakabatwika, baba bazira politiki mbi yo mu gihugu cyacu. Abo ngabo batwika bo baba banicecekeye, noneho abanyapolitike bakabahohotera. Ariko Kizito ntiyicecekeye. Kizito yaharaniye ko rubanda
igira ubumwe, rubanda ingana, ireshya, rubanda yubahwa, yarabiharaniye. Indirimbo magana angahe yarabiharaniye. Ni ukuvuga ko ibitekerezo bye byari mu murongo wo guhindura politike mbe y'igihugu. Baramuhitana, ariko yarabiharaniriye. Hari n'uwaba victime gusa, nk'uwo nguwo uhuye na biciye muri ruhurura cyangwa iki, nka bariya barasa, ubu ngubu barasa ngo barasohotse ngo yagera hanze ngo bakamurasa ngo yarenze ku itegeko ryo kuguma mu rugo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, abo ngabo baba babaye victime y'iyo politike mbi y'igihugu, ariko ntabwo baba bazize ibitekerezo byabo bya politike. Naho Kizito yazize ibitekerezo bye mu rwego rwa politike, mu rwego rwo guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda kugira ngo babane neza, bamererwe neza. Erega hari nuko tutasubira muri byose, nta wabiteguye. n'ibiki wigeze kumbaza niba hari abakatolike nzi bashobora kuba barabaye abamaritiri kubera politiki. Ibyo wambazaga mvuga ndumva ntawe ubu ngubu nakwibuka, ariko dusubiye mu mateka, hari abantu bagiye muri iriya ntambara bicwa kubera ko wenda hari nk'abapadiri b'abanyamahanga barasiwe muri ziriya zone za ruguru, muri Byumba cyangwa Ruhengeri, bakicwa na FPR bazira gusa ngo bumvise ko hari ikintu bari kudenonsa cy'ubwicanyi bwazo. Urumva, abo ni abamaritiri nubwo wenda batanavugwa, abo ni abamaritiri. Ubwo rero ngo nabo twabashyira ko bazize politiki, sibyo? Nabo bazize politike, kandi niba abantu bose bazize politike kubera inkotanyi, niba bagiye kugira bamwe bagira abanyapolitike, abandi abamaritire, abandi ntibabagira abamaritire, nabwo ni ikintu cyo gutekerezwaho. Ariko ibyo ntabwo ariyo deba turimo ubu ngubu. Iyo urebye abasenyeri ba Kiliziya Gatolika bishwe igihe inkotanyi zinjiraga i Kabgayi, baragumye iruhande rw'abakristu babo, abahutu, abatutsi, bose bavuga bati ntabwo twata abakristu bacu. Bakagera igihe bishwe, ukabona n'undi musenyeri wari wanahunze, ariko akavuga ati ngiye nsubiyeyo kugira ngo ndwane Kiliziya. Abo bose bari banagumye aho ngaho i Kabgayi, berekanye ubutwari budasanzwe, kubera ko iyo ari abanyabwoba gusa baba baragiye. Yego. Mbese ibyo by'ubumaritire ni ukureba uko abantu bashaka kubigena bazabivuga, kandi ntitwe twiga dosiye igwa na papa. Ubwo papa wazaba afite ibindi bimenyetso, byo birumvikana. Reka dusezeraneho, sibyo? Nibyo twari turangije. Anyway, twari turangije. Nagira ngo ngushimire kuba twashoboye kuganira kuri icyo kibazo. Ntitukirangije, n'abandi bazagira uko batwunganira, ari ibitekerezo byawe, ari ibyanjye, ari n'iby'abandi, bizahuzwa bigire ikivamo. Nagira ngo ufate kanya usoze iki kiganiro, usezere ku bagikurikiye. Ndagushimiye Simeo kubona waragize icyo gitekerezo, maze kwandikira ukavuga uti noneho uzaze ubibwire n'abandi babyumve. Nkaba nshimiye ibitekerezo wampaye, hari ibyo wanyunguyeho,
nanga gusa ko bavuga ngo Kizito yari umunyapolitiki, ariko ibitekerezo wanyunguye nabishimye. Urakoze cyane. Urakoze, Imana ikomeze igufashe. Nawe mwakoze. Merci. Nshuti mukurikira radiyo Ijwi rya Rubanda, icyo cyari ikiganiro radiyo Ijwi rya Rubanda yagiranye na Mariya, tuvuga kuri nyakubahwa Kizito Mihigo. Iyi ni radiyo Ijwi rya Rubanda.